Muraho neza ndabaramukije inshuti bakunzi mwese bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi bicamo umwami wacu Yesu nashimwe bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana tujye gusanga muri Samweli wa kabiri turasoma ibice 17 dusoreze ku murongo wa 20 Imana ibaha umugisha. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Dawidi aworogera Sawuli na Yonatani. Nuko Dawidi aworogera Sawuli n'umuhungu we Yonatani uyu muborogo abategeka kwigisha Abayuda indirimbo y'umuheto yanditswe mu gitabo cya Yashari. Icyubahiro cyawe Isiraheli cyiciwe mu mpinga z'imisozi, erega abanyambaraga baraguye. Ntimuzabivuge muri Gati, ntimuzabyamamaze mu nzira z'Abashikeloni. Abakobwa b'Abafilisitiya batanezerwa, abakobwa b'abatakebwe be kwishimagiza. Amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi inshuti bakunzi mukunda gukurikirana ijambo ry'Imana kuri iyi channel, twumvise ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu Dawidi ngo yaborogeye Sawuli ndetse na Yonatani. Iri ni ijambo umwuka w'Imana yampaye kandi yanansanze anyigishaho ikintu gikomeye. Tuzi neza ukuntu Dawidi yarwanye urugamba rukomeye ubwo Sawuli yamuhize bitari rimwe bitari kabiri bitari gatatu ashaka kumwica. Ariko hari ikintu cyiza twakwigira kuri Dawidi, yari afite umutima ukomeye. Nibaza ko atari abantu bose bashobora kubabara mu gihe umwanzi wabo aguye. Ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu Sawuli yagiye agerageza kenshi kwica Dawidi ngo akamutera imyambi, ariko Dawidi akayihunga, ndetse kenshi yagiye amuhiga amukurikirana, Sawuli we agambiriye kwica nyine ubugingo bwa Dawidi akabuzimanganya akabukuraho neza burundu. Ariko ngo Dawidi yaramuhungaga akavuga ati oya, n'igihe Imana yari imuhaye amahirwe yo kuba yamwica, Dawidi yaravuze ngo ntabwo nabangurira amaboko yanjye ku muntu Imana yimikisha amavuta ngo mbe nagira ikintu mukoraho. Dawidi yari afite ukuntu yubahaga abakozi b'Imana kandi yari afite ukuntu yubahaga abantu Imana yamushyize imbere, abayobozi be, akavuga ati uyu muntu yumitswe n'Imana, naba ndinde kumuhangara ku buryo namubangurira ukuboko. Imana ishimwe kandi Imana itubabarire. Dawidi rero ngo yumvishije ko Sawuli yaguye ku rugamba, nayo ni inkuru yabayeho ukuntu yarwanye kugeza ubwo yabonye urugamba rumusumiye ngo Sawuli ubwe arishita, yishita ku nkota arapfa. Dawidi amaze kumva urwo rupfu arababara cyane, ararira cyane, ndetse ngo anategeka Abayuda kuririmba iyi ndirimbo y'umubabaro aravuga ati icyubahiro cyawe Isiraheli cyiciwe mu mpinga z'imisozi, ngo kandi abanyambaraga baraguye. Dawidi rero ntabwo yigeze akoma amashyi ngo yishime ngo avuga ati awa umwanzi wanjye arapfuye, icyo nifuzaga kirabaye, ahubwo yagize umutima ubabara aravuga ati yari intwari ya Isiraheli, yari umuntu Imana yimikishije amavuta. Niho yavuze muri iyo ndirimbo avuga ati ntimuzabivuge muri Gati, ntimuzabyamamaze mu nzira z'Abashikeloni. Ariko twebwe iyo Imana igize ikikora ku muntu wakurwanyaga cyangwa se ku muntu wari uguhagurukiye wakubabazaga, tujya twishima tukiterera hejuru tukabigira indirimbo, uwo duhuye na wese tukamubwira muzi byabaye wa muntu byagenze gutya na gutya na gutya na gutya, tukanezezwa no kuvuga ibyo bintu. Iri jambo njyewe umwuka w'Imana aringanirizaho numvise ngize gutsindwa cyane, kuko turi abantu turemwe muri kamere ya muntu, tugira intege nkeya, tugira guca imanza nk'abantu. Ariko Imana iduhe kugira umutima ukomeye nk'uwa Dawidi, umutima wifuriza ibyiza n'abanzi bacu, cyane ko na Yesu aribyo yavuze ngo ntimukanga ababanga, ngo kuko nimukunda ababakunda gusa umugisha uzaba hehe, ngo ahubwo n'ababanga bakabifuriza ibibi mubasabire, mwebwe mubasabire umugisha. Imana iduha imbaraga kandi Imana iduha ubwo bwenge. Rero inshuti bakunze ijambo ry'Imana, nabashishikarizaga ko twasaba Imana kugira umutima nk'uwa Dawidi, ntitujye twishima mu bibazo by'abanzi bacu, kandi ntitujye tugenda tubyamamaza mu gihe hari ikintu ubonye Imana yakoze, kuko hari ibintu Imana ikora bitewe n'uko yakuzengereje, koko Imana ikaba yagenda ikagira ikintu ikora ku buzima bwe. Ariko n'ujye unabibona ujye wirinda kwishima no kwikubita ku mutima cyane ngo unezerwe, kuko nabwo riba ari isuzuma, duhora ku munzani. Hari igihe Imana iba igira ngo ikurebe urebe ukuntu ubyitwaremo. Ndabakunda rero, tuzabona mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Imana ibahe umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ndetse no gufungura iyi video. Bye bye.